Umuhanzi bita Bruce Melodie baramwandagaje bamukubisa umushoti hamwe na timu ye 1:55 AM muri kano kanya sinzi ngo biri buze kugenda bite. Ushobora kwibaza ngo bihagaze bite mu minsi yashize. Nibwo twabonye umuproducer ukomeye hano mu Rwanda ufite ubukombe ndetse w'icyamamare bita Madebeats, nibwo twabonye ko yaragiye kuza mu Rwanda avuye i Manchester, ariko ibintu byagiye bikurikiraho nibyo byatunguye abantu benshi. Ntabwo abantu bumvaga ko Madebeats yazonga babagabo kuri uru rwego, ndetse afatanyije nabo nakita abanzi ba 1:55 AM. Ushobora kwibaza ngo bimeze bite cyangwa se ngo biri kugenda bite imbere muri 1:55 AM, cyangwa se ngo Bruce Melodie ni gute yakubiswe umushode, cyangwa se ni gute Bruce Melodie abantu bamwe na bamwe bari kugenda bavuga ngo ari mu gahinda arababaye, ndetse na CM Ken na Coach Gael ngo ntago bari mu bihe byiza bitewe n'ibyo Madebeats Element n'abandi bagiye batandukanye bagiye gukorera iyi timu ya 1:55 AM. Ushobora kwibaza ngo byagenze bite. Reka manze nkubwire rero uburyo ibintu byose bimeze, maze mukanya nze noneho nkubwire n'ikindi kintu kiri gukomeza kuvugisha abatari bake hano ku mbuga nkoranyambaga n'abantu batangiye gufungwa bagiye batandukanye muri ibi bintu bya Bruce Melodie na 1:55 AM. Abantu batangiye gufungwa da. Ushobora kwibaza ngo bimeze bite rero. Nkuko nabikubwiye rero ngiye kukubwira uburyo uyu Madebeats mu minsi yashize abantu bagiye bavuga bati agiye kugaruka mu Rwanda, ari nabwo umanaginga 1:55 AM bita Ken Mugarura yatangaje ko uyu mugabo naza mu gihugu cy'u Rwanda automatically azahita aza muri 1:55 AM maze agakorana n'aba producer basanzwemo, ubwo no kuvuga compressor ndetse n'umuproducer wundi urimo bita Nyirubugenge, cyangwa se muramuzi cyane Nyirubugenge wo Bruce Melodie Nyirubugenge. Ariko ibyo ngibyo si yo nkuru, si byo cyagunya ngo dutindeho, ahubwo nshaka kukubwira uburyo uyu loader ndetse na compressor ari abantu muri 1:55 AM muri kano kanya navuga ko bataremereye cyane ugereranyije nuko Madebeats arenze. Dore ko Madebeats mu minsi yashize yagiye kubitangaza amakuru, arangije atangaza ikintu gikomeye cyane. Aravuga ati muri 1:55 AM kuriya muyibona mfitemo imigabane 25%, arenze ikindi kintu gikomeye. Aravuga ati mfite baramubajije bati ku isibo baramubajije bati none se 25% urayihemberwa cyangwa se uyibona amafaranga. Arangije aba nk'ahasetse mu gacyara avuga ati ibyo ntago nabivugira imbere kuri kamera, bishatse kuvuga ko iyaramuka ahabwa ayo mafaranga yari kubitangaza maze akabivuga. Ariko ibyo ngibyo mwarabibonye, ntabwo cyakunyanga ari byo dutinda, ahubwo ngiye kukubwira uburyo abagabo benshi cyane bamaze guhemukirwa na 1:55 AM, cyangwa se bamaze kuva muri 1:55 AM bamaze kwiteranya kugira ngo maze bashobore kuba bakora ikintu gikomeye bababaze 1:55 AM. Muri ibyo bintu rero by'imigabane 25%, tukimara kubona ko ayo mafaranga Madebeats atayabona, twaravuga tuti ubwo nyine agiye kujya muri 1:55 AM bakorane. Ariko aka kanya tuvugana Madebeats yamaze gushinga studio y'akataraboneka mu mujyi wa Kigali. Ariko ibyabereye muri iyo studio wa muntu we nubyumvira ahangaha biri buze kugutungura, kubera ko akiyifungura haciyemo igihe gito cyane nibwo twabonye amashusho acaracara ku mbuga nkoranyambaga. Ari nabwo navuga ko inkuru yacu ariho ishingiye, nubwo mukangiye kukubwira ikindi kintu gikomeye. Twabonye amashusho, amafoto ndetse na videwo zijye zitandukanye zigaragaza Element wavuye muri 1:55 AM, zigaragaza uwo bita Ken wavuye muri 1:55 AM, igaragaza nanone umuhanzi ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda bita Music Machine, cyangwa se Uraniyo Bosco. Murabizi mu kwandika ni mubi cyane. Ikindi kandi hagaragaye Kevin Kade, umwe mu nshuti zikomeye zakadasoka za Element, ndetse hagaragara na Madebeats n'abandi benshi ntagenda mvugira hano. Ariko ikintu cyatunguranye ni uburyo bari kumwe na Madebeats, kandi ubona ko babanye neza cyane. Kandi Madebeats murabizi ko yarafite 25% muri 1:55 AM. Reka tugende gake kugira ngo ibintu byose ubyumve neza ukuntu ibintu bimeze. None ikindi kintu kiyongeyemo harimo uwo bita Mike Kayihura. Murabizi mu kwandika ni mubi cyane, ubundi hagakwiye kuba harimo n'undi umuntu uburamo kugira ngo timu yuzuye mu kwandika. Buri murabizi ko Mike Kayihura ndetse n'ura musore wagiye muri 1:55 AM vuba hangaha bita Kivumbi King, iyo bahuriramo noneho ntago project bari gukora rero yitwa project isanzwe, yari ari ikintu kitabaho, kubera ko ufashe niyo Bose kugahuza abo bagabo babiri ntabwo uwo muziki sinzi ukuntu waba umeze. Ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo nshaka kugira ngo dutende, ndashaka kugira ngo tugende gake noneho tuganire turebe ukuntu ibintu byose
byose bihagaze. Aba bagabo uko ari ni benshi cyane uko muri kubareba kuri screen zanyu, n'abagabo bavuye muri 155 AM bayivuga mu buryo butari bwiza. Kandi ikindi kintu cyakomeje kubabaza abantu benshi by'umwihariko abafana ba Bruce Melodie nuko uyu Madebeats ari we muntu w'umuproducer ukomeye wumvikana cyangwa se uziranye cyane na Bruce Melodie, dore ko bakoze hit ikomeye cyane, indirimbo Bruce Melodie n'aka kanya agenderaho, indirimbo y'amateka, indirimbo yitwa Katerina. Ni indirimbo yakozwe na Madebeats mw'abantu mwe. None iki ni ikintu gitangaje, ni uburyo no mu minsi yashize twagiye tubona amakuru anugwanugwa ndetse anagaragaza n'ibimenyetso bigiye bitandukanye agaragaza umubano wa Madebeats na Element, ariko Element icyo gihe yarakiri muri 155 AM. Ubwo rero ibyo ngibyo byari ibintu byiza kuri team ya 155 AM, dore ko nawe nyine bumvaga ko afitemo imigabane. Ariko abo bagabo uko ari babiri bakoranye indirimbo bita Milele, ngo hari itafari cyangwa se hari uburyo Madebeats yafashije Element kugira ngo irandirimbo nyine igere kuri rwego ibe yanasohoka. Noneho muri kano kanya mu gihe Kenisol, mu gihe Element, mu gihe n'ababandi bose batandukanye na 155 AM, bahise bavuga bati reka twihurize hamwe maze natwe dukora ibyacu. None ibaze Element, umuproducer ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, uri kwinjiza gatubutse bitewe nuko ari umuhanzi akaba n'umuproducer, ibaze niba huje na Madebeats. Madebeats aka kanya tuvugana amaze guhita atwara ikiraka Loda. Murabizi ko Loda shamana yanjye, Loda murabizi ko ari umuproducer wakadasohoka w'umuhanzi bita Shiny Boy cyangwa se uriya Davis D. Ibyo murabizi neza cyane hari kundusha. Murabizi ko bakoranye indirimbo irakubita, indirimbo nziza cyane. Murabizi ko ari inshuti yakadasohoka, ni umukiriya udasanzwe. Ariko kuri iyi nshuro kubera ko we ntazi wenda gukuntu byagenze, aka kanya umugabo bita Shiny Boy cyangwa se Davis D ahise afata umwanzuro kujya kwa Madebeats muri karo kanya. Ibiraka automatically bitangiye kuva muri 155 AM bijya kwa Madebeats. Madebeats kuba yitandukanyije na 155 AM, mbere na mbere 155 AM irahombye. Icya kabiri, Bruce Melodie nawe ahombye umuproducer wakataraboneka, umuproducer utangaje. Ari nabyo natangiye nkubwira ngo Bruce Melodie ibintu ntabwo bimeze neza, bamukubise umushoti. Uburyo bamukubise umushoti nakomeza nabikubwiraho. Murabizi ko umuhanzi bita Bruce Melodie ndetse na Element ntabwo ari abantu bari babanye neza mu minsi yashize. Murabizi ko hashotse n'amajwi Bruce Melodie ubwe yitukira Element avuga ngo gatsindwe n'impara. Ubwo Element yavugaga ko yakoranye indirimbo projet na Deben na Kevin Kadebita Sikosa. Ibyo murabizi uburyo ibintu byose byari bimeze, uburyo Bruce Melodie na team ye bagiye bakicaza ura Element bakamubwira bati ibintu icyo wakoze nta burenganzira ufite bwa 155 AM. Element yisobanura, Bruce Melodie akamutuka. N'abantu batari babanye neza kubera ko Bruce Melodie yanamushinjaga ko uyu mugabo bita cyangwa se uyu mwana nagari umwana, uyu musore ubwo iyo umuntu akiri umuto afite n'amafaranga ntabwo uba wemerewe kumwita umwana. Uyu musore bita Element ni umusore icyo gihe batari babanye neza kubera ko Bruce Melodie yamushinjaga ikintu cyo kuvuga ngo wowe uri umuhanzi ukaba n'umuproducer, muri make nta gitekerezo wampa cyatuma indirimbo yanjye iba viral, kubera ko igitekerezo iyo kishe uri gukora indirimbo yanjye uhita utekereza uburyo ako kantu akagumana maze ukazagakoresha mu ndirimbo zawe. Ntabwo ibyo bishoboka. Ari nabwo byatangiye kuvugwa ko Bruce Melodie ari we nawe ari mu bantu batumye Element ava muri 155 AM. Ibyo ngibyo rero reka tube tubiretse tukibaza tuti ese ibi bintu biraza kurangira bite, ko twari tuzi ko Madebeats abanye neza na 155 AM kubera ko Kenny Mugarura yari yabisobanuri. None ibi ngibi turabyita iki? Turavuga tuti se Element na Madebeats nta kintu bagipfa na 155 AM kubera iki Madebeats atagiye muri company ye kugira ngo agayizamure? Bivuze ko ahubwo nawe Madebeats bamaze kumutera umushoti muri 155 AM, arebye abona nta hantu wenda ugasanga wenda nta hantu byanditse cyangwa se ugasanga ni ibintu nyine atabona uburyo abiregera cyangwa se bakaba baramuhaye inzibyo bakamuha amafaranga ahwanye n'ibyo ngibyo. Ariko nawe ntabwo byagushimisha kuguhara company maze gutera imbere, imaze kuba international. Bakoranye na Shaggy, bakoranye na Diamond Platinum, bakoranye na Joel Brown, bakoranye n'abandi bagiye batandukanye, bakoranye n'abantu benshi, abo muri Kenya, abo muri Uganda n'abandi benshi bagiye batandukanye.
ariko ugasanga wenda bahise bamuha amafaranga uyu nguyu nubwo ntabwo mbihagazeho ndere urumva ko ndi kwipoza ugasanga bamuhaye uyu Madebeats bamuhaye amafaranga cyangwa se bakaba ari uburyo babyumvikanye ariko uko byagenda kose niba Madebeats yashinze ibintu bye bitari 1:55 am hano harimo ikibazo gikomeye cyane. Nta buryo wambwira ngo uyu mu producer agiye guhita afatanya noneho na Kenisoro muramuzi ko yavuye muri 1:55 am avuga ko adahabwa agaciro nk'uko umuhanzi yagakwiye guhabwa, dore ko uyu muhanzi bita Kenisoro yarafitanye kontra yo kuba ari umuhanzi witabwaho 100% na 1:55 am, ariko barangije bakita kuri Melodie cyane we ntibamwiteho. Ndakeka yakoreyemo n'indirimbo nkeya cyane, maze ibyo ngibyo byahise bituma uyu Kenisoro wari warakuze wishakirishiriza mu muziki avuga ati wapi ntabwo nyigumye muri iyi label nyivuyemo. Afatanye uwo nguwo baviremo mu gihe kimwe ndetse na Element nibarangiza bafatanye biteranye bakore projet sinzi niba icyo kintu muri kucyumva. Ni ikintu gikomeye cyane kuba nawe byishyireho uvuge uti nari ndi kumwe n'abantu turi gukorana maze bagiye mu buryo bugiye butandukanye, ariko nyuma y'uko bagiye barongeye bariteranyije kandi bafite amafaranga. Ntago ari imbere bari badafite amafaranga kubera ko nabakoreshaga, ariko bariteranyije bafite amafaranga. None ubwo kibaza ngo ibyo ngibyo biraza kugenda bite, ibyo ngibyo biraza kurangira bite? Ikindi kintu kigaragaza ko Melodie muri iyi minsi nabwo ariko ntabwo bimufasheho cyane, ibyo ngibyo byo ntabwo bimufasheho cyane, nuko abamuteguriraga igitaramo cyo muri kizabera mu Buruseli bita International bamaze uyu munsi bamaze gufungisha umuntu muri lib bavuga bati ni umujura yarabibye. Urumva rero ni ibintu nabwo bitari byiza, nubwo Bruce Melodie ahagaze neza afite indirimbo na Diamond Platnumz, ariko ibintu bye ntago bimeze neza. None ikindi kintu gikomeye nibagiwe no kubabwira ni uburyo uyu Bruce Melodie we ku giti cye ari umuntu navuga ko ari kugerageza gukora cyane, ariko ibyo timuye yakoreye Madebeats ndakeka bizahora bimugaruka niko bigaragara. Noneho ikindi kintu nabwo gikomeye nuko Madebeats ari i Manchester yaje guhura na The Ben maze basabana imbabazi, maze The Ben asabwa imbabazi na Madebeats, maze barongera bubaka ubushuti dore ko bari baratandukanye. Nibyo Madebeats nabwo yasobanuye ko bongeye kwiyunga. Urumva rero ntabwo Madebeats akiri team Bruce, ntabwo akiri kuri ruhande rwose. Ni ibintu nahamya kubera ko iyo ukoranye na Element ugakorana na Kenisoro ugakorana n'abandi bose ni ibintu bitandukanye, ariko na Element yabonye ubuhanga bukomeye muri Madebeats. Madebeats ni umu legend ukomeye cyane, ni umuntu ukomeye. Nimvuga umu producer ukomeye wumve Madebeats yakoze ibitendo byinshi mu Rwanda, ni umu producer wa mbere. Yego rwose, reka ngushimire. Ngiye kubivuga navuga ibintu byinshi, ariko reka ngushimire wowe twabanye muri iki kiganiro. Je mwari kumwe n'ingiye bita Ibel. Ese ubundi kuri Mega TV Rwanda watuburanye iki, kandi subscribe niba video wayikunze. Ikindi kandi ushyireho comment wowe urabibona ute, ese Bruce Melodie arahari ndimbuka cyangwa ari mu bihebye, ndetse uvuge n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye muri comment wifuza. Ntiwibagirwe like, ntiwibagirwe gusharinga inshuti n'abakunzi ba Bruce Melodie ndetse n'aba bantu bose twavuze muri iyi video. Reka ngushimire mubwiye ngo wakoze kubana nanjye naho ubutaha.